ababyeyi ubundi abafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe. Ayo ngayo azazamuka abe 2,000 ni 2,000 by'Abanyarwanda. Yego yego. Abo ni abafite abana muri pre-primary na primary. Ababyeyi bafite abana muri secondary iriya wigutaha ubundi batangaga 19,500. Ubu bazajya batanga 24,000 nabyo ni ku gihembwe. Yego. Abafite abana bari muri boarding school ubundi batangaga 85,000 ubu bazatanga 110,000. Iyi mibare rero ntabwo twayihimbye. Yego. Ijyana na adjustment cyangwa se consumer price index. Rero bireba uburyo ibiguzi byagiye bihinduka, ibiciro ku isoko uko byagiye bihinduka buri mwaka. Ahubwo nko muri boarding school iyo ukoreye iyo mibare byari kuba menshi kurusha 120,000, ariko ko yari asanzwe ari menshi turavuga ngo leta izafasha kugira ngo atarenga ku 110,000. Ariko nuko nguko bihagaze. Rero ibyo byo kuzamuka ku musanzu w'ababyeyi na capitation grant bizatangira mu kwa mbere. Impamvu twabishyize mu kwa mbere ni kugira ngo abantu bagire umwanya uhagije wo kwitegura, kandi natwe tubone umwanya wo kubiganira no kubibaganiriza, kuko ubundi twari kubishyira mu kwa 9 ejo bundi mu kwezi kumwe, kandi ababyeyi bamaze no kwitegura ibikenerwa kugira ngo umwaka uzatangire bose. Rero ubwo ibyo ngibyo bizashyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa mbere. Aho ngaho ibyo bintu bitatu rero turacyako bizaha imbaraga amashuri noneho agakora neza kurusha.